ari abahanuzi bose bavangirirwa. Ahindukira perezida ngo pereze muri iyi Kigali n'inyuma yayo wabuze umuntu w'Imana utumira ku buryo wajya kuzana kakavangirwe. Kumbe telefoni yanjye ntabwo y'amagambo yayasibye kandi nayo ntiyayinshubije. Ahita abwira perezida ngo pereze ngo akira telefoni ye, reba ibintu yanyandikiye muri telefoni ye. Perezida arasoma, asomye arambwira ngo Jean Pierre Karame twakwibeshyeho, twari tuzi ugenzwa no kuvuga ijambo ry'Imana, kumbe ugenzwa no gutereta abakobwa. Wa mugabo ndaseba, niho rinye yari ikibo. Nasohotse muri kwasteri, ya sura isohoka mu yindi kwasteri, yambaye ya myenda. Ngewe naramubonye mukubisa amaso, ndavuga nti Mana ntabwo namwiyereka yankubitara ha mu mujyi. Wana hari kuri kiriya televiziyo ku bose babireba kuri kiriya televiziyo. Nahise ngenda mpita nkubita ibipfukamiro hasi, ndapfukama ndambura amaboko, indatsinzwe Mana we, indatsinzwe vuze nduru, indatsinzwe Mana we. No abantu batiyo batedera gasaze kakana kasaze kakiri gato. No imbere yanjye burari giye Imana nabyo navuze ngo ari giye gutanga, ariko ikakurinda. Imbere yanjye haturukaga umuntu w'umumama warunzi, aranje araza aramagurutse ngo niko Jean Pierre ngo wasaze rya ngo baramwegura bavuga ngo Mose we komera, ngo Yesu aterura amagambo ngo abwira Mose ngo Mose aba bagabo twarajyanye, ibyo babonye natwe twarabibonye, ariko twebwe ntago twabonye abanaki. Ariko Imana isi ngo aterura amagambo ngo twebwe twafashe ubugari bw'Imana yacu, dufata ikigejuru cyayo, dufata ikigepfo cyayo, dufata imirimo Imana yacu yakoze, dufata Imana twamenye tuyipima ku banaki, dusanga Imana twamenye isumba abanaki. Ndabatangariza ko Imana isumba abanaki, Imana isumba indwara urwara, Imana isumba amakuba n'ibyago, Imana isumba ubupfubyi n'ubupfakazi, Imana isumba imiryango yagutaye, Imana isumba inshuti zagiye, eloza pitoleza, Imana isumba ubukene. Turabasoje mu izina rya Yesu Kristo, mwe mudukurikiye mwumva ikinyarwanda muri hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Reka ngire nti amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Umunsi ku munsi mukurikira Philadelphia, aho mubona ibiganiro byinshi bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro by'iyobokamana, mukabona abapasteri, abashumba, abavugabutumwa ndetse n'abandi bantu Imana yagiye ishyiramo ibyanditswe kugira ngo babashe kudufasha muri uru rugendo. Ni muri urwo rwego rero kuri kamera za Philadelphia muhabona umugabo witonze cyane, ndabona rwose acishije make, ariko buriya bajya bakunda kuvuga ngo ikiri mu rwabya iyo cyuzuye nicyo kimeneka inyuma. Reka rero tuze kuryoherwa n'ibintu Imana ishyize muri we muri uyu mwanya, ndetse mu mwanya atangire asuhuza abakurikira Philadelphia umunsi ku munsi, hanyuma namara kudusuhuza ndaza kumubwira igice ahita yinjiramo kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ni karibu. Ndabashoje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nitwa Twagireyezu Jean Pierre, niyo mazina yanjye. Ndi umunyarwanda, ndi umukozi w'Imana mu buryo bwose bw'ijambo ry'Imana. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri. Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Twagira rwose ngira ngo kuba dukurikiye mwamaze kumenya ko ari umupapa wubatse ufite umuryango. Hanyuma uyu mugabo twagiye tumukurikirana mu bihe byinshi bitandukanye, afite ubutumwa bwinshi atambutsa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndetse afite n'ubuhamya bwagiye bwubaka imitima y'abantu benshi muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Akaba kandi ari n'umuvugabutumwa, umubwiye bwiriza arabwiriza, umubwiye vuga ubuhamya arabuvuga. Uyu munsi rero reka mfashe abantu bakurikira Philadelphia nanjye ndimo, use nk'utunyuriraho gatoya ku buhamya bwagiye bukuranga. Wenda ntabwo ndabizi ufite ubuhamya bwinshi, ariko ushobora kunoshaho gatoya, hanyuma nitumara kumvaho gatoya turita dukomeza n'ijambo. Imana ibahe umugisha. Biragora kwinjira mu bintu by'ubuhamya, uko Imana iba yaragucishije mu bintu byinshi buriya. Reka mvuge ngo Imana nta santima igira,
nta santima igira, ahubwo imana mupfana ko ukiranuka. Nta kindi kintu ubundi dupfana n'imana, dupfana ko dukiranuka. Uko iza kuba ari igira santima ikagira amarangamutima muri yo, uriya Mose ntabwo yari kugwa mu butayu, ariko nta marangamutima igira. Ikindi buriya imana yagushora ikagushora kugira ngo ubwayo yunguke, kuko mu mateka yayo ntabwo igihomba. Wowe yagushora ikakugira igishoro kugira ngo igire ibyo yunguka, ikagutanga, umubiri bakawutonora, ariko ikarinda ubugingo, ubugingo ikaburinda, ariko umubiri ariko yagutanze. Bivuze ngo Imana ishobora kugushora mu kintu ukababazwa, ariko iba ifite izindi nyungu, ariko ifite inyungu mu buryo bw'ubumana bifitemo inyungu, mu buryo bwayo iba ifite inyungu ishaka. Ikindi ikaguha imbaraga zo gukomera muri cya kintu kugira ngo udatembanwa ukabivamo. Wenda ndabizi ufite ubuhamya bwinshi butandukanye, kuko Imana yagukoreye ibikomeye, uri mu bantu bakize indwara zikomeye muri iki gihugu, ndetse ukagira n'andi mateka cyangwa se ubuhamya buvuga n'ukuntu washinze urugo. Reka nse nk'uvugira abantu badukurikiye muri kano kanya ukomotoze ku kintu cyo gushinga urugo n'imibanire yawe n'umudamu, kuko ari abantu benshi muri iki gihe bafite ibigeragezo by'ingo, bakomerewe, bakeneye gukomerera muri ubwo buhamya. Nibura use nk'ukomotozaho gatoya, wenda uze gusoza unavuga gatoya ukuntu Imana yagukijije pararize, ukuntu Imana yagukijije impyiko n'ibindi. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Icya mbere buriya ikintu bita isezerano, isezerano riragerageza, kandi ntabwo risaza. Wenda myinjiyemo yewe ndi umusore, mu bintu bya mbere bikamanza mvuga ko mu bintu bya mbere bikura umuntu ku musaraba, bikabukura mu byiringirwa, zaburi n'ibimbaro by'umwuka bikamushiramo, ni inzara. Noneho wenda ntinjiye muri ibyo by'inzara, ngewe nari ndimo ndasenga, ndi gusenga nisabira Imana ibyo kurya, nyibwa ni wanyihera ibyo kurya nkarya nkumva amazi. Urumva nari maze iminsi 8 ntarya. Buriya hari amasengesho usenga ukayasenga wayapanze, ukava ati nzasenga, ibyo kurya n'ibyo kunywa ukabihagarika, kubera ko ushaka gusenga. Ariko hari nayo usengeshwa n'iminsi, iminsi kagusengesha. Rero mwokagira Imana, ndabingingiye Imana nsenga, ntimuzasengeshwe n'iminsi. Noneho icyo gihe ngewe nasengeshejwe n'iminsi. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, namaze iminsi 8. Ariko ku munsi wa kane, aho kugira ngo Imana impe ibyo kurya, impa umugore. Ngiye kubona mbona ishusho y'umukobwa impagaze imbere, ijwi rirambwira ngo nguwo umugore wawe, ntago nshaka ko nkorera uri umusore. Ndayibaza nti si uyu mugore umpaye yarize? Irambaza ngo wowe wiza ngahe? Nta na rimwe. Ishusho y'umukobwa ndayibura. Ngo byabaye muri 2003 ukwezi kwa gatandatu. Ishusho y'umukobwa ndayibura. Ndayishaka mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Kigali ndayibura. Ariko iragenda yasura ijya mu mutwe wanjye, ijya mu bitekerezo, iragenda yasura ijya mu mutwe ku buryo aho nageraga hose numvaga isura indi mu mutwe. 2004 iragera ndamubura, 2005 iragera ndamubura, 2006 iragera ndamubura, 2007 iragera ndamubura, 2008 iragera ndamubura, bigeze 2009 ndavuga ni Uwimana yambwiye yananyeretse, ndabona mubuzi, reka nishakire indi nshuti. Ndagira nishakira indi nshuti, njya ahantu mu Kibosi kurya Kacyiru. Ndeba habaga mu mama w'inshuti yanjye igira icyumba cy'amasengesho, arambwira ati ndashaka iki cyumba uzakiyobora. Ndagenda njya icyumba ndakiyobora, bakire barakizwa, umva hazaga abantu b'intoraho. Ariko nza kwitegereza mu bakobwa be, netegereza umeze uko irari ryanjye ry'umubiri rishaka. Ndavuga ntuzi ko ngukunda sha. Agira ngo ni imikino. Ndavuga ni kandi nuko abakozi b'Imana turambagiza ndagukunda nta bindi. No ngeze mu rugo mukurikiza telefone, nawe Imana imutera mu rukundo turakundana. Aza kubibwira nyina yuko afite sheri. Nyina aramubaza ati nuwe, ati no undi, ati umuyobozi w'amasengesho.
nyina nta kindi yakoze yahise yicukanyira kuri telefone arampamagara arambwira ati aho uri hose ntabwo nshinzwe kumenya aho uri arati watega indege watega imodoka watega moto icyo uteka cyose usanga kuri portail ndacyishyura njyewe nkagira ngo ni umuntu urwaye abadayimoni uje aho ngaho muri icyo cyumba kugira ngo tumusengere ngira ngo ni umuntu ngiye kwirukanamo imbaraga z'abadayimoni ndirwanga njyayo ariko nsanga isura yahindutse anjyana muri etaje ya kabiri arambaza ibibazo birarambwira ngo umukobwa wanjye uramukunda arati utaransubiza ese waragukunda ndavuga ni ngewe niba ndyarya simbizi ariko ngewe ndamukunda aravuga ngo ye baba Yesu we aravuga ngo Jean Pierre Karame umukobwa wanjye nge namuguha kuko Imana ikurimo ndayemera ni Imana ifite imbaraga aravuga ngo ariko ise namenye ko umukundira umukobwa azakwica n'igufwa ryawe ntizagaragara ubwo nuwo ngo ndi kwirwaniriramo uwo Imana yanyeretse ntawe ndabona ubwo anbikamo ubwoba nkajya mbugendana iminsi yose none ise uwo mukobwa aza kuva mu mahanga adusanga muri kave turi gusenga arangije aduhagarara hejuru aratwitegeza n'ubwa we ntiyasengaga nubwo mbere akanaje muri iki cyumba abantu bari gusenga ariko bitaragenda ndavuga ni muzane baretse kugenda Imana imbwiye ko urwaye ikibyimba kwitako wananiwe kwicara ku ntebe y'imodoka nipfukama ngusengere anyitegeza mu maso arapfukama ndamusengera yankuriza kumugeraho ko mukundira umukobwa arababaza ati ni wa wundi ureba ikibyimba munsi y'ipantaro bati ni mu mpamagara yaze hano ndagenda njyayo arambwa ati burya warankanze ati uri dayimoni ugikuzimu uri giki mu bintu ise kubera iki arambwa ati umuntu urebera ikibyimba munsi y'ipantaro ngewe ntigeze nambara ubusa ndavuga ni muzee ingendo umukozi w'Imana arambwa ati rero ataya nkuru yagezeho ko inkundura umukobwa ni arambwa ati ukuri kose ntabwo nshinzwe kumenya ukuri arambwa ati ngiye umukobwa wanjye ndamuguhaye arambwa ati niba nta n'inzu ugira mu mujyi wa Kigali inzu nazifite uzafata inzu ushaka arambwa ati niba nta n'imodoka arambwa ati haguruka ndahaguruka ati reba hara mu kibuga ndebamo arambwa ati zira zose n'imodoka ukurikije gakondo uvukamo aho tuvuka iri ni ijuru ko turiririmba tutarizi tukaryerekwaho agace tutararigeramo tukaribwiriza abantu tutararigeramo dukurikije gakondo tuvukamo hari ijuru rirenze iryo turi mu isi nahise numva navuga nti muze ntiburetse mbanze njya gushimira Imana imbanye mu muryango wo kwambanza abagabo batigeze batunga imodoka ikayima imodoka mu mujyi wa Kigali ikampa inzu mu mujyi wa Kigali ikampa n'umugore wize no kwa data kwa bakiri ariko n'ibintu natekerezaga mu mutima ntabwo ari ngene rose nsezerera arambwa ati akiri 50 ngiye mu nama y'abashoramari utege moto utaye tuzaganira ubutaha kuva Kacyiru ugera Sonatube aho nabaga ni 50 kuhaza iyo baguhenze baguca igihumbi ndamanuka ngeze kuri skale ya mbere arambwa ati hagarara ndahagarara akoramo carnet de chèque arambwa ati ansenyesha ko 200 arambwa ati utu dufaranga tuwe tugufasha mu gukorera Imana yawe nurakoze ndamanuka ngeze kuri portail ati hagarara ndahagarara agura umushoferi atumva uyu muntu nabajya ni kuzimu mugezeyo ariko garuka umugeje ahataha nkajya mbwa umushoferi doruka ugi waca akata gutyo buri Imana yategetse nawe urategeka hanyuma ndataha ngeze mu rugo ndavuga nagiye gushimira Imana imvanye mu muryango wo kwambanza abagabo batigeze batunga n'imodoka ikaba ingize umukire mu mujyi wa Kigali nambaye ikiwerewere mfata imyenda y'urugamba ndambara mba nikubise mu butayu ndagenda njya gusenga ngiye gushimira Imana mba nikoje mu giti hejuru hari mu ndagushimiye mwami Yesu numvanye mu muryango wo kwambanza abagabo batigeze batunga imodoka numpaye imodoka mu mujyi wa Kigali buriya hari ukuntu dusenga kumbe iyo dusenga tutarayisobanukirwa ndasenga kumbe ngiye wiyensenga ntayo nzi iracecekera nyihorera ngiye kumva numva umuyaga urahushye umuyaga urahuha muri iryo joro igiti kiranyeganyega ngiye ndafata ndakomeza umuyaga uvaho haza ikivugirizo kiravugiriza kimena amatwi negama ku ishami ry'igiti ndaceceka ndavuga ndapfuye mwami Yesu ikivugirizo kivaho haza ijwi risuma nk'amazi rirambwira ngo ni njye Uwiteka Imana nyiringabo waremye ijuru n'isi irango fata indirimbo y'ijana na 50 mu gushimisha umanuke muri icyo giti ujye hasi uyibyine
nugera ku gitero cya nyuma ufata telefoni yawe uhamagara umukobwa wihaye ntigeze nguha umubwire ko bidashoboka. nakoraga ku ishami ry'igiti nkumva ryarimbutse. Ndamanuka njyase imbyina indirimbo, ngeze ku gitero cya nyuma mfata telefone ndamuhamagara, ndavuga nturi maso? Ati ndi maso. Ndavuga ngiye kubaza ibibazo bitatu. Ati wemera ko ndi umukozi w'Imana? Ati ndabyemera. Wemera ko Imana ivugana nanjye? Ati ndabyemera. Wemera ko nyubaha? Ati ndabyemera. Ntutuvugana rero, mbera mushiki wawe nkubera umusaza wawe, ibyo twapangaga byose Imana yabyanze. Numva telefone iramucitse, ari kunwigira mu buriri, ku mutima nushaka kunwigire, nanjye rigiye kunwigereza mu giti. Urugendo rwanjye nawe rurangiriraho. Najyaga njya mwivuga butumwa akangubita nk'ibihumbi 50. Uzivuga butumwa ryo ku mutima ryo ku mubiri, ninde wagusuzugura ko ritambuka neza? Ndagenda ndabyibuha n'ubugufi bwanjye nigirira. Baba dayimoni binyuma, dayimoni zose z'ubukene zigirayo, ziba zirapfuye. Ndagenda nanjye ubuzima buraza, agafaranga yampaga baragakopye, kwa data ko abakire ndabarasa, imodoka ndayirase, inzu ndayirase. Bamwe bambwiraga ngo kubera kubyuhana narabyibuke, ndagenda agapfupfu karaza mpinduka nk'igikuri. Bakajya ati wabaye igikuri. Bamwe bambwira ngo nabaye igikuri, bakajya bagatari ko se warwaye ryari. Ndagenda nanuka mera nk'imbwa bamanitse mu giti. Urugendo rwanjye nawe rurangiriraho. Hanyuma nza kujya mu ivuga butumwa ahantu, mpahura na perezida wa korali. Arambwa ati ndagira ngo uzansura muri korali yanjye, atamuvuta kuri mugose se natesha agaciro tuzansure. Ndavuga duhana gahunda, nagenda njya kumbi muri iyo korali nimo wa mukobwa Imana yanyerekaga 2003 yicaye. Nkigera muri korali ryayerekwa nageze 2003 ryose riramanuka rigaruka mu maso yanjye. Ijwi rirambwira ngo humura amaso, mpita mbona amaso ku maso umukobwa aho yicaye muri iyo korali. Wa mugabo we nariza amarira arandenga. Ijwi rikambwira ngo igihe cyawe cyo kurambagiza ni iki? Nkibaza ndarambagiza umukobwa tutaziranye, ntazi, nzi mwiyereko ariko watanzi. Nkumva ni ikibazo. Biranshobera ariko nkoresha ikimenyetso, mfata telefone yanjye, habagaho telefone butoyi icyo gihe hari telefone mugendana ngo ni za touch. Uti mfata telefone ntangira kwibaza uko mbigenza. Hanyuma mfata telefone yanjye, ayataraze telefone minini atiyo twatwe tw'ututushe, nandikamo amagambo, nandikamo ndavuga reka ngerageze niba ari Imana ivuganye nanjye, kagerageze rero. Nandikamo ndavuga ni umva yiye mukobwa, ntabwo nzi nanjye sinkuzi, n'ubwa mbere nkubonye, ariko ndashaka ko nge nawe mu kwa 7 tuzakora ubukwe. Kandi ubwo twari mu kwa mbere kwa 2009. Nshaka ko mu kwa 7 tuzakora ubukwe. Bita mfata telefone munaga ko bibero, arayifata asoma amagambo mwandikiye muri telefone yanjye. Arasoma, asomye mbona ararize amarara, abura umutekano, ajya hanze, aragaruka biranga, aricara ku ntebe biranga, ajya kuryama ku mikeka biranga, aragaruka aricara biranga, aragenda ahita abwira perezida ko ari ngo perezida ndagushaka hanze. Kandi ubwo nari ntarabwiriza, ndagushaka hanze na dirija n'uyu mukozi w'Imana. Imana zanjye nkorera mwiyerekwa, nsohokana Bibiliya yanjye. Twageze hanze ahita mfata aricyo. Arambwira ngo niko wagahanuzi k'ibinyoma we. Warerebye usanga iwacu ku mudugudu ari abahanuzi bose bavangirirwa. Ahindukira perezida ngo perezida muri iyi Kigali n'inyuma yayo wabuze umuntu w'Imana utumira ku buryo wajya kuzana kakavangirwe. Kumbe telefone yanjye ntabwo y'amagambo yayasibye kandi nayo ntiyayinshubije. Ahita abwira perezida ngo perezida ngo akira telefone ye, reba ibintu yanyandikiye muri telefone ye. Perezida arasoma, asomye arambwira ngo Jean Pierre Karame twakwibeshyeho, twari tuzi ugenzwa no kuvuga ijambo ry'Imana, kumbe ugenzwa no gutereta abakobwa. Wa mugabo ndaseba, amutiza umurindi wo kuntu ku mukobwa aranyitukira. Arambwira ngo umva nkubwire wa gahungu we, ni mfite umugabo tumaranye imyaka 5 dukundana, ariko yari ari muri rezo. Ariko ngo twarerekanywe mu rusengero, yamaze kumfata irembo,
dufite ubukwe ku itariki 28 z'ukwa gatatu. Ubu turi mu kwa mbere. Invitation ziri muri mashini ziri gusohoka. Uzambwira akazina kawe aho uzaba uri hose nzagutumira. Urumva ukuntu yarambwiye? Arambwira ngo ikindi igihe wahereye utuburira abantu b'Imana ngo Imana iravuze iminsi y'umujura ni 40. Imana agira ngo izagukoreze isoni muri korari yacu ati pfuka amato gusenge podoro ko areba. Ari nkawe wakwikarasa muhekarasa ni ikihe cyiciro wakwishyiramo uri umukozi w'Imana uvugana n'Imana? Aha ngaho umupadiri umwe yaravuze ngo ni iyobera ritagatifu. Ngiye kuri njye ndumva ari iyobera birankomera. Bo njyewe nahise nibara ko ndi umuvangirwe. Ndababwa nti bakozi b'Imana. Nta muntu uzi ubwenge wakora ibintu nk'ibyo nkozi. Njyewe Jean Pierre naravangiwe. None wa muganire kamfukame mu nsengere. Banga pfuka amato podoro ko areba. Pfuka amato gusengere. Njya kumanura amavi ngo mfukame hasi. Mu gihe ntaragera hasi numva ijwi rivuye mu matwi yanjye abiri. Rirambwa ngo ni njye Uwiteka Imana wavuganye nawe. Irambwa ngo haguruka. Naravuze sinzivuguruza. Ndavuga nirijwe ntabwo ari ry'abadayimoni ni iry'Imana. Mpita mpaguruka. Ndavuga ni muko ntabwo ngipfukamye nisubiyeho. Ntabwo ngipfukamye. Urinda wamfukamisha wize amashuri angahe? Ko shaka umugore wize wewe warize. Arambwe ngo ndakubije abagahungu we ngo n'ubwa mbere mbonye nanjye n'ubwa mbere nkubonye ngo nunyinjirire mu buzima ni Sebasini hari udufaranga ufite kuri konte akabiri two wishingikirizaho. Buriya kamera irasinzira ntabwo ipfa. Umuntu uzakuba ko yapfuye kuri kamera azaba kubeshya. Umuntu aremye muri kamere ahubwo kamere isinzirizwa n'umwuka. Iyo umwuka bati caca kagatsindwe kamera irahwekera igasinzira ariko iyo ibonye ikibyutsa irabyuka irongera ikabyuka kuko umuntu aremye muri amatsiyeri ya kamere. Noneho kamera iramuzamukana arantombokana hafi yo kuntuka. Ndavuga ni rero ni ngewe ni Imana senga ntirambwe ngo uzanshaka ntago nzigera ngushaka. Ndasaba imbere ya korari simvuze ubutumwa, ndasaba imbere ya perezida wantumiye, ndasaba imbere ya dirije utarunzi, agasuzuguro ndasaba imbere y'umukobwa. Ndataha. Muri ayo masaa 9 z'ijoro ntarabwiriza ndataha. Ndagenda mfukama imbere y'igitanda aho mu kazu nakodeshaga. Ndira amarira. Ndavuga ni Mana we nuransebeje. Ninzongera guca he muri Kigali. Inzavuga kuri Imana ivuga gute, nzavuga kuri Imana ikora gute. Inzavuga ko imikorere yawe ari iyihe. Ijwi rirampamagara yamango ni njye Uwiteka uvuganye nawe. Yango azagushaka ntago zigera umushaka. Ariko ndashimira Imana ko tubana. Oya wenda ahubwo nanjye nicyo cyoza nahingiye kubaza ntese uwo mukobwa niwe mwaba mwaraje kubana wenda birumvikana ko ubuhamya ni burebure cyane ariko sa nk'ucamo nibura utugerere bujya kubana byagenze bite noneho byaje guhindukira gute ko wari utashye ugeze mu rugo usenga Imana uririra Imana byaje guhinduka gute kugeraho mu bana? Ni ibintu bikomeye. Aho nari mfukamye naravuze ni Imana yarambwiye Imana yarambwiye ngo azagushaka ntuzigera umushaka. Irabanga ngo kandi ndaje. Ndayibwira ni oya indaje yawe ndayizi. Ushobora kumbwira ngo uraje ukazaza nyuma y'imyaka 5 narasebye. Ndayibwira ni none nanjye reka ngutega umutego ndebe ko umutego usimbuka. Ndavuga ni ngiye mu mujyi kwa Rubangura. Uyu mukobwa sinzi ko imyenda yigira. Duhore yambaye ensemble y'umutuku. Igitambaro cy'umukara, isakoshi y'umukara, inkweto z'umukara. Nitudahura ndamenya ko atari wowe twavuganye ari amajwi y'abadayimoni numvaga. Kuko we mu mateka yawe ntago ujye ubeshya. Mfata amafaranga nshyira mu mufuka. Ndagenda njya mu mujyi aha kwa Rubangura. Niho rinye yari ikibo. Nasohotse muri kwasteri ya suri sohoka mu yindi kwasteri. Yambaye ya myenda. Ngewe naramubonye mukubisa amaso. Ndavuga nti Mana ntabwo namwiyereka yankubitara ha mu mujyi. Wana hari kuri kiriya televiziyo ko bose babireba kuri kiriya televiziyo. Nahise ngenda mpita nkubita ibipfukamiro hasi. Ndapfukama ndambura amaboko. Indatsinzwe Mana we, indatsinzwe. Vuze nduru. Indatsinzwe Mana we.
noneho abantu batidera agasazi k'akana kasazi kakiri gato no imbere yanjye buriya igihe Imana nibyo navuze ngo hari igihe gutanga ariko ikakurinda imbere yanjye haturukaga umuntu w'umumama warunzi arangije araza arampagurutse ngo niko Jean Pierre ngo wasaze ryari ngo ibintu by'Imana wawe bikabijemo none imisego yose gupfugamisha kwa rubangura koko nubura amaso muraba amaso ndamwihorera mbura ikintu mubwira ndongera ninjira muri bisi itaha iwacu arazanyicara iruhande ngenda mutekereza ibintu byose byambayeho tugeze Rwandegisi akubita haleluya abarokorere ntibihishira numva bimwe barayikirije ahita abwira konvayeri ati konvayeri hagarika imodoka yawe mve muri modoka yawe nigendere arambwira ati iyi Mana yaguhamagaye ninakwicuza nakwihambire ngewe ndigendeye avamo aragenda aho ngiye hose mwivuga butumwa umukobwa yaranshatse aho ngiye mwivuga butumwa ngasanga umukobwa yicayeho umuhanuzi ati atumva umukobwa w'inzobe ati wanze ubushake bw'Imana Imana izakomena nareba nkasanga niwe namara kubwiriza nkahita nceremba nkahita nitahira finale tuza guhurira ahantu bita Indera habaga icyumba cy'amasengesho gikomeye gihuruza abantu benshi njyewe ngenda ndumuvuga butumwa nawe agenda yagiye gusenga sinzi ko yagiye ari muri icyo cyumba cy'amasengesho nicaye mu ntebe z'abavuga butumwa ndindira ko bampa ijambo nkabwiriza Imana ikora umukwabo nubwo mbere Imana ikora umukwabo bagafata abasambanyi bagacisha mu madishya bakajugunya abanyabyaha bakarunda none nkaba nicaranye n'umuntu w'icyangugu w'umuvuga butumwa nawe batumiye twese turavuga butumwa aho ngaho ntituziranye buriya abanyacyangugu barasenga arangije akajya muri myinshi akavuga indimi agahindukira akandeba iyo muntu koko kandi avuga butumwa mugenzi wanjye ni gute ashaka kunterura mu banyabyaha kuko nanjye akanjugunya akunda akavuga indimi nyinshi agahindukira akandeba no ngira ngo agiye kunterura nanjye njugunye mbona arahubutse ngira ngo arampubukanye abarenza ameza arari imbere yacu abageze pfo mu bakristo kumbi ni mu mukobwa yicengeyeho sindigiye mubona uko yamfasha atya nawe barabimufata ahita amufata atyo azamo kurura nk'ihene arakurura araza mu nkubita imbere aho nicaye aravuga ngo wa musore we nawe wa mukobwa we Imana nsenga irambwiye ngo mbabwire ngo nta rindi sengesho ryanyu ikeneye ku mutima ntiwajya wabona mpita nisohokera negera hanze araza nsanga hanze arira amarira menshi ngo mbabarira we ndakobora wakoze iki ngo ndashaka ko tubana nuje kundambagiza mpita nigira akantu k'igufwa katameneka mbese nuje kundambagiza ngo yewe ngo Imana itazanyica ni witonde ntabwo Imana ngiye icana ntabwo ari nk'abantu ariko ndamworohereza ndavuga ni wa mukobwa ntabwo ushaka kugira nk'uko wangize ntuza ibyawe nanjye uzansange iwacu tubikemure arambwira ati ntabwo mpazi ntuzahabarize uzahamenye arambwira ati mpa nomero yawe ya telefone ntayo nguhaye ntuzayirekwe nk'uko neretswe ibyawe maze kubwiza mpita nanitahira icyo akora aza kubariza nomero yanjye ansanga mu rugo aho nabaga turabikemura mubwira uko imyaka mbimaranye mubwira nawe agenda nganiriza ndavuga nti ngaho rero pasiteri wakwerekanye n'umugabo wagufashe irembo uzababwira iki ni uzagenda ubikemurira iyo ngiyo uzagaruka umbwira ko byakemutse murakoze mwumva ibindi nazabibabwira ubutaha naba ndekeye aho ngaho ibindi nkazabibwira ubutaha gusa turabana kandi mu bantu bakundana turakundana kugeza ubu ngubu niwe mugore wawe mu bana niwe mugore wanjye tubyaranye abana babiri umuhungu n'umukobwa turashimira Imana ko Imana igikomeje kuturinda kandi turi amahoro ukiri muri ayo mavuta hita utubwira n'ijambo ry'Imana ndabizi ntiwagenda utavuze burya bajya bavuga ngo umuntu wavuze ijambo ry'Imana burya arinze yajya ku gatutu gatuma agenda atavuze n'ikintu na kimwe ngo bamuhemukiye Imana ibaha umugisha murakoze cyane reka twinjire mu ijambo ry'Imana turasoma igitabo cya Mose cyitwa Kubara igitabo cya Mose cyitwa Kubara ibice byaho ni 14 umurongo waho w'8 igitabo cya Mose cyitwa Kubara ibice byaho 14 umurongo w'8 haravuga ngo niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimubatinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'abarya imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye amen mumboranye subiremo haravuze ngo niba Uwiteka twishimira
azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, kandi ntimubatinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'abarya imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ntimubatinye, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iri jambo ntabwo turitindaho, ariko reka ndisobanuraho gatoya. Bibiliya ijambo ry'Imana, reka turiho intego, wenda iri jambo turiho intego, udahindurwa n'ibihe. Dusubiriremo iyo ntego neza. Kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Imana itugira abakristo badahindurwa n'ibihe. Kuko ibihe bimaze guhindura abantu. Ibihe ntibitinya pasiteri wambaye umusaraba. Ibihe ntibitinya umuhanuzi uvugana n'Imana. Ibihe ntibitinya umunyamasengesho uhora ku gikumba asenga. Iyo bije biraguhindura. Ariko Imana itugira abakristo badahindurwa n'ibihe. Dusaba Imana tuyinginge, tuyibwira ngo Mana, turashaka ko tugira abakristo badahindurwa n'iki? N'ibihe. Imana ituganze. Hanyuma iri jambo dusomye twekure uko Abisirayeli bagiye mu gihugu cy'Egiputa, ahubwo turebe uko bavuyeyo. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo bamaze kwambuka inyanja bafashe hakurya, ngo Miriyamu asubiza amaso inyuma areba ibibaye, ngo azamura amaboko, ngo aravuga ngo nihashimwe Imana yacu. Imana ishimwe, ituvanye mu gihugu cy'abanyamahanga ikatwambutsa inyanja tureba, none n'ifarashi n'uwo yari ihetse nabyo biroshye mu nyanja tureba. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya buriya hari isengesho dusenga cyangwa se umuntu asenga rikagera ku Mana, rigatuma Imana ibura umwifato, rigahuruza Imana ikaza ije gutabara. Tuvuge ngo amen. Ikaza ije gutabara. Iri shimwe ryarazamutse rikubita igikuta cy'Abamedi n'Abaperesi mu kirere, aribo badayimoni bashinzwe ikirere, riramenengana mu kirere rigera ku Mana, ngo rikomangira Imana. Imana yumva ishimwe rishumiye kuri iyi nyanja. Kwifata birayinanira cyangwa se kwiyumanganya birayinanira, ihamagara Mose, iravuga ngo Mose we, kubw'ishimwe rishimiye kuri iyo nyanja, toranya abagabo 12 bakugire mu gihugu mujyamo, bagutatira amakuru, bakuzanire amakuru yizewe. Icyambere n'amakuru. Hallelujah. Imana ishimwe. Icyambere n'amakuru. Buriya umuntu ufite amakuru ntuzamushakira aha hafi. Iteka ahora yihinduranya. Wamurusha amashuri akakurusha amakuru. Wamurusha amafaranga akakurusha amakuru. Wamurusha kuba heza akakurusha amakuru. Wagenda mu modoka nziza ariko akakurusha amakuru. Kuko iyo umurwanyirije aha umusanga hariyo. Kuko ahora depansa iteka ryose. Imana ishimwe. Ngo icyambere n'amakuru. Ngo umuryango wa Yuda ngo ugenda uhagarariwe na Kalebu mwene Yefuni, ni waje hagarariye umuryango wa Yuda. Bagenda ari abatasi, bagera mu gihugu cy'Ikanani ari abatasi, ngo bahishwa n'inda yitwa Rahabu. Ngo ariko iza kumenya abaribo, iravuga ngo ndabizi ko muri abatasi, hanyuma ubwo muje muri iki gihugu muje kugitata, nanjye muzanyibuke ubwo Imana yanyu izabibahaye ikibahayemo gakondo, nimukigeramo nanjye muzanyibuke. Bishatse kuvuga iki? Kora ibyiza ukiriho, ntabwo uzaho ineza y'Imana muzahurira. Imana ishimwe. Ngo abereka inzira bari bucemo, ngo kugira ngo bahunga abanzi babo. Ngo bageze muri iki gihugu, ngo basanga iby'Imana avuze ni ukuri. Amakomamanga arahari, inzabibu zirahari, amata n'ubuki birahari. Ngo barambura ibiganza bashimira Imana, barango ntihashimwe Imana yakivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ngo bagenda bafata kuri buri kamwe bazanira Mose mu butayu. Ngo ari ku 10 muri bo, kuko bajya ari 12. Ngo bitegereze inkike zo muri iki gihugu, bitegeze n'abagabo baho bitwa Banaki. Ngo babipimaho, ngo basanga bameze nk'inzige, ngo nabo babara bagasanga bameze nk'inzige. Bishatse kuvuga iki? Ikigeregezo uko kingana kose ntuzagisuzugure. Nukipimaho kizagusumba, ahubwo ikigeregezo ugipimaho Imana. Gusa murabyumvise? Ikigeragezo ugipimaho Imana.
ngo baragaruka ngo bageze mu butayu ngo basanga iteraniro ry'Abisiraheli na Mose barindira inkuru ituruka i Kanani ngo bagenda biriya ngo bavugaga bungikanya ngo baterura amagambo bara ngo Mose we turashimira Imana yacu ivuga bikaba yategeka bigakomera biriya ngo ivy'Imana ivuga ni ukuri amakoma manga ngaya inzabibu ngizi ngo bakamwereka amata n'ubuki ngibi ngo ariko babandi 10 ngo bahita bigira ku ruhande babwira Mose ngo Mose we icyanyuma dushorejeho twahasanze abagabo bitwa Abanaki twebwe twabipimyeho dusanga tumeze nk'inzigi ngo bavuga ijambo rikomeye ngo none Mose we igihugu tujyamo ntabwo tukikigezemo birarangiye ngo Mose yikubita hasi ngo itana ryose ry'Abisiraheli ricura umuborogo ngo yongeye bavuga ijambo ribiri babaje bara ngo reka twishakire undi mugaba udusubiza mu gihugu cy'Egiputa kuko Mose n'Imana ye bamaze kunanirwa reka mabwire mwa nshuti z'umusaraba iyi nzira tujyamo ntabwo dukeneye ishamugongo dukeneye tuvuga ko Imana yacu gikora dukeneye tuvuga ko Imana gikiza indwara dukeneye tuvuga ko Imana gitabara dukeneye tuvuga ko uko yahoze kera na n'uyu munsi ari kukiri Imana ishimwe ngo Mose yikubita hasi ngo itena ryose ricura umuborogo ngo ariko Kalebu na Yosuwa bari bahagaze ku rundi ruhande ngo umwe atera ngo ndatera indi ngo bafata Mose baramwegura Haleluya ni mwakira imbaraga zibegura mu izina rye dukeneye imbaraga zitwegura muri urugendo dukeneye imbaraga ziduhumuriza dukeneye imbaraga zitubaka Imana yacu yumva gusenga ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana iherekeza ijambo yavuze kugeza rishohoje Imana yacu nishimwe ngo baramwegura baravuga ngo Mose we komera ngo Yosuwa aterura amagambo ngo abwira Mose ngo Mose aba bagabo twarajyanye ibyo babonye natwe twarabibonye ariko twebwe ntago twabonye Abanaki ariko Imana isi ngo aterura amagambo ngo twebwe twafashe ubugari bw'Imana yacu dufata ikigejuru cyayo dufata ikigepfo cyayo dufata imirimo Imana yacu yakoze dufata Imana twamenye tuyipima ku Banaki dusanga Imana twamenye isumba Abanaki ndabatangariza ko Imana isumba Abanaki Imana isumba indwara urwara Imana isumba amakuba n'ibyago Imana isumba ubupfubyi n'ubupfakazi Imana isumba imiryango yagutaye Imana isumba inshuti zagiye eloza pitoleza Imana isumba ubukene Imana isumba intambara zo mu kazi Imana isumba amakuba Imana isumba ingo zasenyutse Imana isumba kutabyara Imalodista iyo twamenye isumba Abanaki iyo ngiyo twamenye iyo wizera iyo usenga ni Imana isumba Abanaki ngo Imana twamenye isumba Abanaki ngo Kalebu yigira imbere abwira Yosuwa ngo Yosuwa we abwira Mose ngo Mose we twebwe ntago twabonye Abanaki twabonye Imana itanga abana twabonye isi basira inzobo zacukuwe twabonye ihindura amateka twabonye igabura ipfubye n'abapfakazi twabonye yambika abambaye ubusa twabonye irwanira urugamba ikarisohoza twabonye irwanira umuntu urugamba ikarurangiza twabonye ihindura ubuzima ikavana hasi igashyira hejuru twabonye twambukije inyanja dufata hakurya twabonye Imana isi basuba inzobo zacukuwe twabonye Imana igamburuza imigambi y'abarozi twabonye yirukana imbaraga z'abadayimoni twabonye yaturengeye naho kuturengera dufite iyo niyo twafashe tuyipima ku Banaki dusanga Imana twamenye isumba Abanaki ngo ahita avuga amagambo akomeye twasomye ngo icyakora cyo niba Uwiteka twishimira oh haleluya azatujyana muri iki gihugu aba Banaki azabatugabiza tuzabarya nk'abarya imitsima ntibagifite ikibakingira ariko twebwe Uwiteka ari mu ruhande rwacu Imana yacu nishimwe kuba umukristo udahindurwa nibihe tugiye gusenga Imana tugira abakristo badahindurwa nibihe ngo Mose aza gutanga Yosuwa atwara ingoma ayigeza i Kanani agenda agabanya imiryango uko yari iri umuryango wa Rubeni wa Yuda wa Manase byose arayihereza yibagirwa Kalebu mwene Yefune barwananye urugamba bagahamya Imana neza mu butayu
buriya hari igihe abantu bacumurwa n'amasezerano akabacumuza. Imana ikakubwira ikintu hashira umwaka ngo Mana ngo ngewe ngo numva nabivamo, ngo warambwiye ngo niba abahanuzi bahanuye simbizi, ngo niba ari amarangamutima yabo simbizi, ngo niba baravuganye na Yesu ngo ngewe ngo nango turavanguye. Urabivamo uri umwe, uragenda haraza batanu. Kalebu arindira isezerano byaba bafite imyaka 40 iragera, 50 iragera, 60 iragera, arindira isezerano, 70 iragera, 80 iragera, 85 aza kwibuka isezerano. Reka mvuge ijambo rimwe dusenge. Wowe uzasaza upfe, ariko isezerano ry'Imana ntabwo rizasaza. Ndirita gusohoraho rizasohora ko wabyaye, nidashaka byarizashaka ku mwuzukuru wawe. Isezerano ntabwo risaza, turindwa n'amasezerano iteka ryose, tugendera mu masezerano, tuvugira mu masezerano. Ngo aza kwibuka isezerano, asanga Yosuwa muri ofisi, ngo atangira kuvuga ngo ningiye Kalebu mwene Yefune mu munyamahanga. Ariko Imana ishimwe, kuko hari ibyo Mose yaramubwire mu butayu, ngo amaze guhamya ngo Mose amukufata mu mutwe, ngo Kalebu mwene Yefune umva uko Uwiteka avuze, ngo igihugu mujyamo Uwiteka arakikugabije, nimugera mu gihugu mujyamo bazaga umusozi wa Heburoni nawe uzawutegeka. Iyo uvuze Imana neza mu butayu irakugabira. Mbibutse ko nta butayu nta Kanani, ubwo muranyanze kandi nta butayu nta Kanani, nta musaraba nta kamba. Naho wajya gukomanga kuri Edomu, Abedomu ni bene Esawu, kandi Abisirayeli ni bene Yakobo, ni inzigo n'ubwo ari abavukanye. Naho wakomanga kuri Edomu ntacyo bazakubona, ntibazagufungurira. Niyo Imana avuze ngo izabakubita inkweto mu mutwe. Imana igukubitira Edomu mu izina rya Yesu. Ngo aza kwibuka isezerano, tugaruke ngo yibuka isezerano, ngo asanga Yosuwa muri office agenda amwibwira uko ari umunyamahanga n'ukuntu yakunze Imana yabo n'ukuntu yabamucinya n'ukuntu bahamije Imana. Ngo wibuke muri 12 baje gutata iki gihugu, nge nawe nanjye nari ndimo, dusubiyeyo 10 batubereye ibigwari, ariko nge nawe twomatanye n'Uwiteka Imana yacu, tuvuga Imana neza mu butayu imbere ya Mose umuhanuzi w'Uwiteka n'iteraniro ry'Abisirayeli. Ariko ikindi wibuke Mose umuhanuzi w'Uwiteka amfata mu mutwe ngo Kalebu mwene Yefune, igihugu mujyamo Uwiteka arakikugabisha, niyo kigeramo bazaga umusozi wa Heburoni nawe uzawutegeke. Ubwo arimo kwibwira Yosuwa. Ariko ikindi Yosuwa utakwibagirwa, ngewe nawe ntuzibagirwe icyo Uwiteka atuvuzeho, nge nawe turi Kadeshi Baruneya. Ngo Yosuwa byose arabyibuka, ahita afata Kalebu mu mutwe, ngo Kalebu mwene Yefune Uwiteka Imana dukorera aguha ikiganza cy'umugisha, agendane nawe, akujyane ku musozi wa Heburoni, wice gihanda n'ibyana byacyo, nawe utureho uwutegeke. Imana yacu ishimwe. Kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Reka dusenge Imana tuyibwire ngo Mana turashaka kuba umukristo, abakristo badahindurwa. Ibihe bitumye abahanuzi bavangirwa, ibihe bitumye abapasteri batagaciro, ibihe bitumye inshuti zigenda, ibihe bitumye iki gikombe kiri hagati ya Alpha na Omega, iyi nzira isanga Imana. Iki gikombe kiguyemo abantu benshi, kiguyemo abavuga butumwa, kiguyemo abahanuzi, kiguyemo abavuga Imana by'ukuri. Satani ategeyemo abantu. Rero kugira ngo tuve hanga kuri Alpha tugere kuri Omega ni urugamba rukomeye. Biradusaba gusenga tukaba abakristo badahindurwa n'ibihe. Imana ikatubonamo ubunyangamugayo, ikatugira abakristo badahindurwa n'ibihe. Nta kindi cyabigushoboza usibye komatana n'Uwiteka, ugasenga, ukaba hafi y'Imana. Imana yacu itugire neza. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo tugire abakristo badahindurwa n'ibihe, kuko ibihe byisha abantu. Ibihe byatumye Samsoni apfa kubera ibihe biramuhindura. Rero turasabye kugira ngo tugire abakristo badahindurwa n'ibihe. Twambika imbaraga zo kubasha gusenga, twambika imbaraga zo komatana nawe, twambika imbaraga zo kugendana nawe, twambika imbaraga zo kuba imbere yawe by'ukuri, twambika imbaraga zo gukora ibitunganye kugira ngo imitima yacu inezeze Imana kandi twakira ubuntu bw'Imana muri twebwe. Edila sobali widene hose dusengeye buri wese uzakurikira iyi cano, twirukanye imbaraga zimurwanya,
dusengeye abarwayi Joel Trof, Imana ikiza indwara ikore ku ndwara abarwayi, izikomeye n'izoroheje dukubisa hasi izo mbaraga. Waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana indwara. Twirukanye indwara za diyabete, twirukanye indwara z'ibyorezo bitandukanye, twirukanye abarwayi imigongo idakira, twirukanye indwara mbi enozidre mu bantu bawe, twirukanye abo widiz satani yahejeje hasi elaho prido mastrid akaba kuribatira hasi. Tucagaguye izo mbaraga zabafasha. Ubwiza bwawe nibubagiriye neza. Twarakubonye ukiza indwara zitandukanye, twakubonye utabara abantu bawe. Ngwino ugaragare kuri buri wese kandi yicaniza umubere umugisha. Iri jambo rizamubature nawe azaba batuwe. Abafite randevu zo kwa muganga turabasenge, tuzicagaguyemo kabe katika mwizina. Abarwara imitwe idakira turabasengeye, abarwara imbaraga z'abadayimoni tubamburiyeho izo mbaraga. Ikiganza cy'Imana kibakize, ubwami bwawe nibo barengere. Urakoze Mana. Rwara intambara ku bantu bawe, rwara intambara ku bafite intambara, ubaka ingo zasenyutse mu izina rya Yesu. Amahoro yawe nabe kuri bo, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Turagushimiye mukozi w'Imana, ngira ngo Imana yisubize amavuta menshi mu mperezo yawe. Amen. Kandi Imana ikomeze kuzuza ijambo. Abantu bakeneye kurya, bakeneye kunywa, Imana ikuzuza byinshi byo kubagaburira. Hanyuma kubifuza gusengana namwe cyangwa bakeneye ubundi bufasha, mwatanga nimero kugira ngo babe babahamagara igihe bakeneye ubundi. Uroba hari umuntu aba yumvisha ijambo ntasobanukirwe neza cyangwa se kumva nk'ubuhamya, kumva akeneye kumva ibindi bikurikiye. Urumva twebwe tuzagenda dusohora uduce ariko ashobora kwigererayo. Reka tufashe abo bantu. Imana ibaho umugisha. Ni byiza gutanga nimero kuko hari umuntu uvuga ati ngewe ndaruhijwe ko Imana yaduhaye impano nyinshi zo gusengera abantu barwayi batandukanye. Nomero yanjye ni 0783 4 19 74 0783 4 19 74. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Reka tubwire abakurikira Philadelphia umunsi ku munsi, mukomeze muryoherwa n'ijambo ry'Imana tubazanira. Niba utarakanze subscribe, reba iryo jambo ritukura riri hasi ni subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ubundi ijambo ry'Imana rijye rikugeraho umunsi ku munsi. Shalom, shalom.